Hi, mugubwe neza kandi cyane. Uyu ni Emile MWAMI, Trader Speaker Mentor. I love you so much. Gitondo kiza ngiki munyemere tuganire iby'akamaro kandi byadufasha mu by'umwe cyangwa se ubundi. Mu myaka 5 ishize naje kumenya umwuga wa network marketing, ariko hashize umwaka umwe nkumenye niyemeza kugira professional. Icyaje kungura ni ikintu kimwe, naje kugorwa no kubona company opportunity cyangwa se business opportunity ishobora kuba yari ubuzima bw'abantu benshi mu by'umwe cyangwa se ubundi, ariko itabasabye ibya mirenge. Uyu munsi mbazaniye inkuru idasanzwe, aho tugiye kuganira kuri opportunity idasanzwe yitwa LIVEGOOD. Opportunity idasanzwe tuza kurebaho amavu n'amavuko yayo, abayishinze, tuza kureba ibyo ifitiye abantu bashobora kuba bakwemeza gukorana nayo, tuza kureba kandi opportunity irimo idasanzwe. Guys, uko iminsi igenda ishira muri uyu mwuga network marketing nimba ukora, ni nako abantu bagenda bifuza kubona ikintu cyaborohera gukora bakinjiza amafaranga kandi bataretse ibyo bakoraga umunsi ku munsi. Iyo niyo mpamvu yanjye yatumye mpitamo gukorana na company yitwa LIVEGOOD. Website yayo ni www.livegood.com. Iyo niyo company ngiye kubaganirizaho, ikabashinzwe n'abantu bageze muri 4, itsinda ry'abantu 4 harimo Ben Greski ndetse na Ryari ndetse na Liza Godikin, afatanyije n'uwo bita Nuda Kazana. Abo ni bagabo cyangwa se niryo tsinda riri inyuma ya company idasanzwe yitwa LIVEGOOD. Uyu munsi nikoresha akantu gadasanzwe bavuga ngo LIVEGOOD is a better. Hari impamvu ituma bivuga, ndaza kuyibabwira nayo. Hanyuma company ya LIVEGOOD ifite mission cyangwa se ifite mission. Hari impamvu iyi LIVEGOOD ije hano kwisi, hari impamvu LIVEGOOD ivutse. LIVEGOOD impamvu ivutse cyambere cyo nuko ije kurevolutiona ikijyanye na network marketing uburyo zakorwagamo, ariko impamvu ya mbere ifite imbere cyane nuko ibazaniye product nziza ariko zidahenze. Ukakoresha product ukagira ubuzima bwiza ariko nanone udatakaje amafaranga menshi. Guys, iyo ni inkuru nziza. Hanyuma ubundi indi mission ya kabiri nuvuga ngo ije gufasha abantu gukora amafaranga mu buryo bworoshye kurenza indi company yose yabarigeze igira gute yabarigeze baho mu mwuga wa network marketing cyangwa se online. Niba rigeze ukora online, niba rigeze gukora business online, let me tell you this guys, LIVEGOOD is better for you. Hanyuma LIVEGOOD ikintu kizi imbere cyane kurenza ibindi ni ibijyanye n'ubuzima ku bantu babyifuza, ariko nanone uretse no kuba ishize ibijyanye n'ubuzima hamwe na LIVEGOOD ushobora kuba wakora amafaranga menshi, nkaho ushobora kuba wakora amafaranga $2,000 mu gihe kingana n'ukwezi nta muntu n'umwe winje muri company. Guys, ariko nanone bavuze ngo uramutse ubikoze ugahaguruka ukagaragaza ibya company, ukagaragaza product zawe, ukagaragaza business opportunity idasanzwe muri LIVEGOOD, compensation plan idasanzwe, no idea friend wowe unyumva wakora amafaranga menshi hamwe na LIVEGOOD. Company LIVEGOOD yashingiwe, ni company yashingiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko network marketing, umwuga network marketing ahantu ukomoka ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mwuga dukora network marketing aba professional muri ibyo bintu ku isi, mugomba kumenya neza ko umwuga network marketing uvuka muri Amerika. Iyi company ya LIVEGOOD nayo ijikomoka muri Amerika, ifata umwuga network marketing iwushyira mu kintu bita e-commerce ko tuzi za Alibaba, Amazon n'izindi zigiye zitandukanye nyinshi cyane. Uvuga ngo uyu mwuga network marketing, iyi company ya LIVEGOOD nayo ikomoka muri Amerika. Uvuga ngo uburyo ki uvuga ngo ije arigira ngo irevolutione uburyo umwuga network marketing wakorwaga mu gihe cyashize. Hanyuma ibyo LIVEGOOD icuruza byamaze kuba approve kuri n'icyitwa GMP, hanyuma ikaba yaratese muranuze na lab test for purity and potency. Ngo hari laboratoire zigiye zitandukanye zamaze gutesinga product zacu zidasanzwe kugira mu by'ukuri zibashe kuzenguruka isi yose nta confusion cyangwa se nta kibazo bagize gute bazifiteho. Ibihugu byose bashaka kuzakira mu by'ukuri zifite icyizere kizo product. Company ya LIVEGOOD ifite product zidasanzwe, tugiye kuvugamo nkeya twihuse cyane. Ifite product z'ubwoko 15, ariko muri mission bafite nuko mu gihe uyu mwaka 2023 ugomba kurangira byuza LIVEGOOD iriho isatira kugira product line hafi 100 zifasha ubuzima bw'abantu. Bago muri LIVEGOOD ko ni e-commerce, ni soko rusange, umuntu wese azajyaho kandi azabona product agize gute akeneye kandi ziri ku giciro gito yifuza, kandi mu by'ukuri zikari product agize gute ziri quality, zifite quality nziza cyane mu by'umwe cyangwa se ubundi. Nk'iyo urebye neza product za LIVEGOOD ukareba uburyo zigura n'uburyo ki izindi product bikoze kimwe zigura, usanga biri totally difference. Twataka nk'urugero nk'iyo bita Super Green.
igura amadolari 18 mu gihe izindi biri kunuze ku rwego rumwe harimo izigura amadolari 69, amadolari 99, harimo izo bita organic superlets igura amadolari 18, harimo bioactive complete, harimo for women, harimo na bioactive complete for men. Izo products zose company ya LIVEGOOD ifite, ariko se ko tugomba kujoininga LIVEGOOD aho bose cyane no kwisi ni uko ishobora kuba wakwinjira muri company yitwa LIVEGOOD. Nari mpamvu batuma winjira mu cyambere no ufite products idasanzwe nziza zifasha ubuzima bw'abantu. Icya kabiri nuko ibiciro bya products ari ibiciro byiza buri wese ashobora kwibonamo. Icya gatatu nuvuga ngo niyo company uyu munsi nimbuguze product konanize gushimishije baguha garanti iminsi 90 ukaba wabire ko wagiye gute wazisubizayo. Company ya LIVEGOOD nuvuga ngo ikindi kiza kirimo nuko nuvuga ngo ntabwo ngo kugura product buri kwezi. Niyo company kwa network marketing itari kubwira abanyamuryango ngo ni mugende mugure products umunsi ku munsi. Maybe hari izo ukeneye, maybe hari izo udakeneye, maybe ushobora kuzi kugurisha cyangwa utazi kugurisha, ariko LIVEGOOD ikubwira ko ugomba kugura ibyo ukeneye ushaka igihe ubishakiye. Ikindi nuko company ya LIVEGOOD ifite compensation plan idasanzwe yinjiza igufasha gukora amafaranga menshi kandi umuntu wese ashobora kwibonamo. Hanyuma LIVEGOOD company iri gukura cyane hirya no hino ku isi, ko kugeza uyu munsi LIVEGOOD mu mezi 7 gusa imaze ibayeho, LIVEGOOD imaze kugira abantu bageze ku bihumbi 500 by'abanyamuryango bashya. Nuza gukora imibare neza uraza gusanga abinjira buri kwezi ni hafi 21 buri kwezi. My dear friend, this is an opportunity mu by'ukuri ntavuga ngo ntako rikosa riyo kwanga kukubwira ngo wumve kandi ugende nawe ukora ubushakashatsi bwawe, hanyuma nurangiza umenye neza ko ari amahirwe adasanzwe wagize gute wabyaza umusaruro. Hanyuma kugira ngo winjire muri LIVEGOOD company iragusaba iki? Biragusaba kugira ngo winjire muri LIVEGOOD ni option ebyiri. Wibuke ko ntange nakubwiye ngo twari dukeneye opportunity idasanzwe ishobora kuba yafasha umwe wese mu rwego rwe kuba yakwibona muri ayo mahirwe. Ushobora kuba ufite akandi kazi, ushobora kuba ufite umucuruzi ufite ibyo ukora, ushobora kuba nta kazi ugira ariko ushaka kubigira akazi. Uyu musajya kwiza kuri ngo LIVEGOOD ibyo byose gira gute yamaze kubishyira hamwe. Ko kugira ngo umunyamuryango muri LIVEGOOD biragusaba amadolari 50 gusa ku muntu ushobora kujya atanga amadolari 10 ya buri kwezi, cyangwa se bigasaba amadolari 140 gusa ku muntu ushaka kugira ngo abikorere rimwe. Nuvuga ngo ari umuntu atanze amadolari 50, ari umuntu atanze amadolari 120, mwese murangana, kuko icyo muhuriyeho nuko buri kwezi mugomba gutanga amadolari 10. Rero ushobora guhitamo kuyatangira rimwe ugatanga 140 ugahita uniyandikisha, cyangwa se ugatanga amadolari 50 yego ukajya utanga amadolari 10 buri kwezi. Ko company ya LIVEGOOD ni company ugomba kurenovera membership yawe ya buri kwezi, aho utanga amadolari 10, amadolari 10, amadolari 10. Ibi ngibi bivuga ngo ntago ari bishyashya, kuko ama e-commerce menshi agira gute arabikora bitewe n'impamvu. Urugero Amazon arabikora, Alibaba irabikora, Netflix irabikora, Costco irabikora, n'izindi company zigiye zitandukanye hirya no hino ku isi ngo zitanga membership ya buri kwezi. Uyu munsi itandukanye muri LIVEGOOD nuko iyo membership ya buri kwezi itangwa, umunyamuryango uzabasha kujoininga LIVEGOOD azabigiramo opportunity idasanzwe bituma yinjiza amafaranga menshi. Nkaho twavuze ko ashobora kwinjiza amafaranga 2,000 nta muntu umwe agize gutaha aya makuru. Ibyo ngibyo ntandi bizava, icyo uzabusabwa gusa no kuba waragize gute waratanze ukomeza kugira gute kwegera na company ugatanga membership yawe ugakomeza kuba umunyamuryango muri LIVEGOOD. Guys, iyi ni opportunity idasanzwe nakubwira ngo nyabona uyegere kandi uyegerane umutima ukunze. Hanyuma amafaranga yishyurwa te? Ushobora kuyishyura ukoresheje Visa card, ushobora kuyishyura ukoresheje amafaranga y'ikoranabuhanga icyo bita cryptocurrency zigiye zitandukanye. Twavugamo wenda nka Avalanche, Binance, Bitcoin, Dogecoin, USDT abantu muzikoresha murabizi. Wakoresha Bitcoin Cash, Cardano, Dash cyangwa se Ethereum, Polygon, ugakoresha Ripple, Solana cyangwa se la token. Nuvuga ngo ivyo nubwo ubwo n'ubundi ushobora kuba wakwishyuramo ayo madolari 140 cyangwa se ugatanga gushyira amadolari 50 bitewe n'ubushobozi ufite. Guys, ladies and gentlemen, ndabwira ngo iyi niyo company muri network marketing yonyine yabayeho kuva natangira una mwuga nabonye ushobora gutangira gukorana na company mu by'ukugize ubushobozi abantu bose bangana. Hanyuma ngira ngo kuri ngo iyo umaze gutanga amafaranga uhabwa iki? Uvuga ngo uhita ukorerwa website uzajya ukoresha ucuruzi bya company. Ko dufite website 3 twitwabwa website 3 zigufasha kwagura business opportunity yawe hirya no hino
ku isi. Kimwe mu bintu byatumye numva nifuje kuba nabasangiza iyi business opportunity, kimwe mu bintu byatumye numva by attracted kuri iyi business opportunity, nuko iri very easy to expand. Bango iroroshye cyane kwagira gute kuba expand ukayigeza kure, iroroshye cyane kuba mu byukuri wayigeza ku bantu benshi, iroroshye cyane kuko mu byukuri umuntu wari wese wifuza gutangira business ushobora kumuha amafaranga menshi yayitangira kandi bigashoboka. Bango nta muntu uri limite kuri LIVEGOOD. Hanyuma uhabwa website ushobora kugira gute wajya ukoresha expandinga business yawe aho waba uri hose hirya no hino ku isi. Ngo ese LIVEGOOD yomaze ko umunyamuryango winjiza amafaranga ute? Hamwe na LIVEGOOD harimo uburyo butandatu kwinjiza amafaranga budasanzwe. Uburyo bwa mbere bwitwa start commission, na amafaranga uhembwa buri cyumweru ava ku bikorwa byawe bya buri munsi. Number 2, matrix commission, na amafaranga araryoshye cyane guys, ndaza kuyavugaho nitonze gato. Hari cyo bita matching bonus, tier commission, hari influencer bonus, diamond bonus. Ayo ni amafaranga yose ari muri LIVE. Ni uburyo bwo kwinjiza amafaranga buri muri LIVEGOOD. Bwose busobanutse, bwose ubona ko bufite aho buva naho bugana, bwose ubona ko bwafasha umuntu wese kwinjiza amafaranga meza, kabone nubwo yaba afite igihe gito atabasha kubona umwanya. Hamwe na LIVEGOOD ushaka gukora business opportunity idasanzwe, wakora amafaranga menshi kandi cyane. Hanyuma uburyo bwa mbere babwita weekly first start commission. Weekly first start commission ni amafaranga uzabona kuko watanze amakuru, wahagurutse ukamamaza ibikogaragaza ibikorwa bya company. Urugero, niba uhaye umuntu amakuru, watangiye business opportunity ya LIVEGOOD, urangije nawe utanga amakuru kundi umuntu nawe arazatangiza amadolari 50, ahangaha company tuguha 50 kugira byo amadolari 50. Bivuga ngo tubona amadolari 25 kuri buri muntu wese uzahereza amakuru agatangiza amadolari 50 muri LIVEGOOD. Ahangaha nuvuga ngo nimba ari umuntu uhaye amakuru na 50%, ariko uwo muntu uhaye amakuru nawe natanga amakuru urabona 50, urabona 10%, kuzagenda kugeza kuri level ya 10, aho ushobora kugenda ubona 1%, kuri level ya 10, kuri level ya 9, kuri level ya 8, no kuri level ya 7 ukono 2%, kugeza kuri level ya mbere ushobora kubona 10% kubyo bakoze kubyo organization yawe yakoze. Aya mafaranga ashingiye kuba uri kwagura ibikorwa, uri kugaragaza ubudasa bwa company ya LIVEGOOD, ugafasha kwaguka nkuko n'ubundi company zose ziva zikagira kugira ngo bashe kwa zatera imbere ziba zikeneye abakiriya. Nufasha company kubona abakiriya, iraguhemba amafaranga meza kandi cyane, kandi buri cyumweru yabone ikindi ukayabona mu mafaranga wumva wifuza kuba wayabonamo aho waba uri hose ku isi. Ubasha kwihuta kwakira amafaranga ya LIVEGOOD, igihembo cya LIVEGOOD. Uburyo bwa kabiri babwita matrix commission, uburyo budasanzwe cyane, uburyo bwankuriye muri iyi business, uburyo nishimiye cyane. Numva ko mu by'ukuri umuntu wese gukora network marketing, wo gukora business opportunity, ashaka kwiteza imbere mu by'umwe cyangwa se ubundi, waba ufite akandi kazi ushaka icyo bita second source of income, uburyo babwira ngo nyabona nimba uri umuntu ureba kure, korana na LIVEGOOD, nurangiza ufocusinga kuri uburyo bwa kabiri bwitwa matrix commission. Nuvuga ngo matrix commission ari uburyo yubatse, nubwo abantu benshi kunda kugira confusion. Iyi matrix commission kuba ushobora kwinjiza amafaranga 2,047 nta muntu wazanye, ntibivuze ko uzinjiza amafaranga 2,047 nta muntu uri muri organization yawe, nta muntu uri muri team yawe. Unyumve neza, nongera mbisubiremo. Kuba mvuga ko ushobora kwinjiza 2,047 by'amadolari buri kwezi nta muntu winjije muri business, ntabwo bivuze ko uzabinjiza nta muntu uri muri organization yawe. Ahubwo birashoboka ko wakwinjiramo kuko team yawe iri gukora cyane, umuntu kwa mukuru akaba ari gukora cyane, then ibyakoze bikaba byagira effect kuri team yawe. Nibya effect kuri team yawe, so ukagira abantu muri team, ntabwo bizagira limite ko uzajya ubona amafaranga buri kwezi, kubera ko muri organization yabo bose bazaba barimo bagomba gutanga amadolari 10 buri muntu uwo ari we wese buri kwezi. Amadolari 10 wese atanga havaho 25 by'amadolari, ubyo bikajya kuri konte yawe. Aho ngo niho zava nimba umuntu ufite utagize umuntu numwe yinjiza bamwita unranked. Kuba ari unranked bivuze ko bazabara level ze 12 kuva kuri level ya mbere igizwe n'abantu babiri, buri wese agomba kuba afite babiri kugenda kugeza kuri level ya 12, bakabara hafi 8,892. Abo ngabo gakubona none n'amadolari 0.25 ugasanga tubona 2,047 buri kwezi. Nta kintu wakoze, ariko muri organization yazo barimo ikibazo, barimo team. Kwari kizaba harimo team, nuko business opportunity ya LIVEGOOD ntabwo umuntu winjije umuntu agena position araza kujyamo, ahubwo
LIVEGOOD buri wa kane igomba kugena ahantu araza kujya. Iri kugenera ahantu araza kujya muri organisation y'umuntu wamuhaye amakuru, ntabwo ivuga ngo nta kiyakoze, ahubwo bose igira gutegera yuzuza ziriya matrix ziwe. Rero umuntu utagize ikintu akora bamugenda level 12, umuntu amaze kubona rank ya bronze amugenda level 13 ndetse na gold, umuntu agize rank ya platinum ndetse na gold na silver. Yes, umuntu agize rank ya bronze amugenda level 13 ndetse na gold na silver, gold na platinum amugenda level 14, hanyuma diamond amugenda level 15. Nuvuga ngo niba uri silver ndetse na bronze uba ufite opportunity yo kuba kwinjiza amafaranga ibihumbi 4 n'amadolari 95 muri matrix muri buri kwezi by'amadolari. Hanyuma ufite gold ndetse na platinum ufite opportunity cyangwa se kuba kwinjiza amafaranga 8 n'amadolari 191. Hanyuma uri diamond ushobora kwinjiza 16 n'amadolari 38 buri kwezi. Oh my goodness, this is an opportunity guys. Ikintu mbwira umuntu nabwira ngo kugira ngo ufocusinge gutekereza kuzinjiza amafaranga nta kintu wakoze, why not haguruka ureke kwinjiza amafaranga y'uburyo umwe gusa, ahubwo amafaranga yose muri LIVEGOOD uhaguruka ugire gute uyinjize, kuko arimo kandi arashoboka, kandi mu by'ukuri wabyegere neza biroroshye ndetse cyane, kuko muri misiyo za company no gufasha umuntu wese kwinjiza amafaranga kandi mu buryo bworoshye kurenza ahandi hantu hose yabagize guto yaba yaraciye ari bashaka opportunity yamufasha kwinjiza amafaranga itabangamiye akandi kazi kiwe. Ngibyo rero hanyuma ubundi buryo bwa gatatu babwita matching bonus. Residual income cyo cyane muri LIVEGOOD. Matching bonus abantu bamenyera kuvuga ngo ni iburyo ni ibumoso bahuje, ntabwo ibyo bikora muri LIVEGOOD. Oya, ahubwo matching bonus ya LIVEGOOD izakomoka kuba umuntu wahaye amakuru muri yinjije amafaranga mu kintu bita matrix. Ruvuga ngo nuhereza umuntu amakuru akinjiza amafaranga muri matrix, amafaranga yinjije muri matrix bazahita baguha 50% by'ayo mafaranga yinjije. Ndaguha urugero, niba winjije umuntu muri LIVEGOOD hanyuma wamara kumwinjiza akagera ku rwego kwinjiza amafaranga 6,000 by'idolari buri kwezi, bivuga ngo icyo gihe wowe bazajya bahita baguha amafaranga 3,000 by'idolari muri uko kwezi. Wabonye ibyo 6,000 buri kwezi. Ayo mafaranga yongere ku mafaranga wabonye muri matrix, kandi yongeye no kuzindi none no kunandi mafaranga ushobora kubona kuri level za wa muntu yamaze kwinjiza kuko ageze kuri rank runaka. Hano turatanga urugero, umuntu uhaye amakuru nawe yarabaye silver. Okay, iyo yabaye silver abantu yishe kuri level ya mbere ubona 10%, yego, ndetse no kuri level ya kabiri ukabona 10%. Niba yarabaye gold abantu yinje kuri level ya mbere icyo gihe unaho 5%, 5% level ya kabiri ukabona 5%, yes, ndetse no level ya gatatu ukabonaho 5%. Ni level ziwe. Niba umpaye amakuru then haba ndiho binjiza amafaranga muri matrix, hanyuma nkaba narinjije abantu muri organisation yanjye, umunije kuri level yanjye ya mbere icyo gihe ukaba ndi gold urinjiza 5%, hanyuma urinjije kuri level yanjye ya kabiri yawe ubone 5%, level ya gatatu ubone 5%. Nimba umuntu uhaye amakuru yabaye platinum, bivuga ngo level ya mbere urabona 5, level ya kabiri ubone 5, level ya gatatu ubone 5, level ya kane ubone 5. Biragenda bikageza ku muntu wahaye amakuru nimba yarabaye diamond, aho bazaguha amafaranga kuri level ya mbere kugeza kuri level ya 5, aho bazajya bagenda baguha 3%, kukavuye mu cyo bitewe na matrix bonus bari kubona abo bantu bari kuri level yanjye ya mbere barabaye diamond, ari wampaye amakuru. Iyo ni matching bonus. Haraza akazi cyo bita none retail commission muri LIVEGOOD, ko ni company ni e-commerce ifite product zifasha ubuzima bw'abantu, aho product za LIVEGOOD ntago baguforosa kuzigura ugitangira business, ahubwo muri mission ya company bakubwira ngo baza ukorera amafaranga numara kuyabona then uzagira gute uzagenda ugure products. Icyo nicyo nibangu niyo mission company hari, korera amafaranga numara kuyabona genda ugure product. Ntabwo bakubwira kugura products then numara kugura product ujye kuzishakira, bakavuga ngo korera amafaranga numara kuyabona jya kugura product, korera amafaranga numara kuyabona jya kugura product. Ugira iki ugira ubuzima bwiza. Hari amafaranga menshi ashobora kuba aturuka mu cyo bita retailing, ufite abakiriya bagura product harimo amafaranga menshi kandi cyane. Ntabwo uzaza kugira mu cyo bita influencer bonus, uko ugenda ugira abakiriya benshi cyane. Nimba ugurishije ukwezi guje polisi 2,500 barabara, hanyuma nibarangiza kubara then bakongera 10%, nimba ari 5,000 bakongera 20%, nimba ari 10 bakongera 30%, nimba ari 20 bakongera 5 bakongera 40%, nimba ari 50 bakongera 50%. Bityo retailing usigare ubona 100%.
%. hanyuma uburyo bwa nyuma bwo kubona amafaranga babwita Diamond Bonus Pool. LIVEGOOD ni company idasanzwe kuko igenera umuntu wese uzabasha gufasha company kwagura ibikorwa byayo ikamenyekana ku buryo iyo ageze ku rwego rwa Diamond, LIVEGOOD ibasha kumuha itanga 2% k'inyungu ibona muri company yose. 2% k'inyungu LIVEGOOD ibona ikagabanya aba Diamond abantu bamaze kugera kuri rank ya Diamond. Bitamubwira ngo tugufitiye indi nkuru yo kuzakubwira uburyo ranks ziboneka muri LIVEGOOD. Ese ubundi rank za LIVEGOOD ziboneka gute? Kugira ngo ubashe kuyibona nuvuga ngo wabona rank gute. Nuvuga ngo icyo kiganiro nicyo kizakurikiraho kugira ngo ubashe kumenya ngo ese noneho nimba ndi muri LIVEGOOD nkabasha kugira ngo mbe Diamond mbashe kubona 2% k'inyungu za company ese ndasabwa iki, niba nshaka kuba gold ndasabwa iki, platinum ndasabwa iki. Icyo ni cyo bivuga ngo twagira gute twareba hanyuma nacyo ukabasha kuba wamenya ngo bizagenda bite kugira ngo mbashe kuva ku rwego rumwe mbashe kugera ku rundi. Guys, ladies and gentlemen, icyo ngira babwire cyane cyo ngicyo kwara kubabwira opportunity idasanzwe ya LIVEGOOD. Amahirwe adasanzwe uyu munsi ari gutrendinga haba ari ku isi hose muri rusange. Aho yageze ukayimenya ukayegera ukayikora, nta kintu gisa na LIVEGOOD. Hari isireno mfite uyu munsi ivuga ngo LIVEGOOD is better. Nta company nimwe yigeze ibaho, nta opportunity nimwe yigeze ibaho uyu munsi wageranye na LIVEGOOD. Guys, ngayo nguko rero nabwira ngo nyabona tizaputu yuko wafata umwanzuro wa nyawo. Uramutse ubonye aya makuru ari ubwa mbere, hasi muri comment hari link. Iyo link wayikanda hanyuma ukagenda explore byinshi cyane kuri LIVEGOOD. Ngayo nguko rero mugire umunsi mwiza, ndabakunda kandi cyane. See you. Ciao ciao.